twongeye kuba ikaze kuri Dufite ni ya kampani yacu idufasha kugura cyangwa kugurisha ibibanza cyangwa amazu ku mafaranga mutasanga hano. Aha rero mperereye ni mu muhanda muri kubona umuntu neza uzi Norvege yarangije kubona already ahantu ndi. Karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali no mu kagari ka Kigali. Je kubereka ibibanza bibiri biherereye hano hantu ndi. Birafatanye ushaka wabigurira rimwe cyangwa kugura kimwe kimwe bitewe n'ubushobozi bwawe. Bazangwiki ibyo bibanza rero mbazanyeho ni ibibanza byiza binini bigaragara kandi wakwishimira wahatura wahubaka inzu nk'iyi ngiyi. Nyuma yanjye nabonye inzu igeretse inshuro 3 ni muri R3 ni ahantu heza cyane washyira ibintu byinshi bitandukanye wahatura washyira etaje yawe wahaguruka wagurisha n'ahantu heza. Muze rero mbereke ukuntu hameze. Ahangaha mumbone rero murabona neza ko ndi mu muhanda w'amaguru ugahita winjira mu kibanza cyacu. Ukinjira mu kibanza cyacu uri kubona ifoto y'amashanyarazi ni ahantu hari umuriro hari abaturanyi hari ibintu byinshi kandi byiza. Muze rero turebe ibibanza byacu. Iki kibanza rero muri kureba ahangaha kiratangira kuri ino bone ya mbere tuze tujya inyuma kiragenda kikagera hano kuri no rutoki. Ikibanza cya mbere kikaba kirarangiye ariko wakomeza kuri rutoki utugera ku kindi kibanza. Ni ibibanza bibiri bifatanye nkuko nabibabwiye. Ikibanza kimwe ni metero kare 300 n'ikindi ni metero kare 300. Ibyo bibanza bikari bibiri rero kimwe turimo kugishakamo miliyoni 18 n'ikindi miliyoni 18. Muri kumva ari amafaranga henze. Nabwiye ngo ubutaka bwa Norvege bwiza ahantu heza ku muhanda ni miliyoni 20. Tekereza nuko twabazanye ikibanza cyiza kiri Norvege mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge no mu kagari ka Nyarugenge turi kugurisha miliyoni 18 zonyine zifite metero kare 300. Ni ahantu heza nayibabwiye. Ni R3 wahubaka etage kandi hano hari ama etage meza. Ni ahantu heza wakwifuje nyine wakwishimira gutura waturukize umutekano wawo wakwiturira usiko hari umuriro kwegereye hari amazi uzahaza kubaka ukashira parking yawe hano ni heza hagera imodoka ni ku muhanda ngwino yewe bino bibanza ngiye byantunguye kubona Norvege hari ibo kibanza kigura miliyoni 18 kandi tuzi ko Norvege ikibanza cya makiya cyaho wagisanga kuri 70. Iyi ni diru iza gake gashoboka. Bino tweye kino kibanza rero kiri ahantu heza ku muhanda hari ibikorwa remezo hari amabotike hari amashuri hari amavuriro n'ahantu heza cyane. Ngwino harebe ndabizi urashimira nyuma. Ikindi rero ntagenda nababwiye nuko hano hantu ugenda ukareba uhareba wahakunda ukaduhamagara tukakuzana wakishimira ukakigura. Ndabizi neza uraza kubyishimira ukari bibiri unabitwarire rimwe. Ubwo uri kumva kubitwarire rimwe ni miliyoni 36 ariko ko wabitwarire rimwe turaganira tugabanyaho make twumvikane utwari ibibanza byiza biri ahantu heza. Karibu rero muze mutugurire ibibanza byiza biri ahantu heza kandi bidahenze. Narababwiye ngo Dufite ni company yanyu ni company yanjye ni company yawe idufasha kugura cyangwa kugurisha amazu cyangwa ibibanza ku mafaranga make. Niyo mpamvu ura mu kibonye ikibanza cya 18 kandi Norvege ubundi ibibanza bigeze kuri 70. Karibu rero bino bw'ikibanza cyiza kiri ahantu heza. Uri kwibaza gukunda kino kibanza wagisanga he? Ubwo turi Dufite dukorera mu karere ka Huye niho biro yacu iri. Reba hoteli ya Credo ahantu iherereye ruguru yaho gato handitse Dufite wadusura cyo kaduhamagara kwini muri kuramure kazihamagare cyo uzandikire kuri WhatsApp turakwitaba tugufashe tugubwira ibintu byose wifuza. Ikindi kandi dukoresha ama platform dukoresha Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter hose genda wadusure urebe ibikorwa byacu cyangwa ugende kuri YouTube yawe wandikemo Dufite urahita utubona udusure udukurikirane. Nudakunda ahangaha urakunda ahandi. Dufite ibikorwa remezo nenshi atandukanye Rwamagana, Kamonnyi, Nyamagabe, Nyanza n'ahantu henshi. Nudakunda mu mujyi wa Kigali urakunda Huye cyangwa ukunda Rwamagana cyangwa ukunda ahandi. Karibu yo ni kuri Dufite turabakunda. Bye.